Shalom shalom bakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo, igitondo cyiza kuri mwebwe mwese aho muherereye mu mpande z'isi zitandukanye. Turabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Turagarutse ngo twongere tuganire kandi ku ijambo ry'Imana. Turakomeje kuri iri jambo tumaze igihe tuganiraho, topic yacu ivuga ngo ba icyitegererezo cyiza mu gihe cyawe. Ariko uyu munsi turakomeje kukuba icyitegererezo ku magambo meza. Imana y'amahoro ibagirire neza cyane. Munsi turasoma ijambo ry'Imana riboneka muri Tito, igice cyaho ni icya kabiri. Umurongo turi busome turasoma umurongo waho wa 7 n'umurongo wa 8. Ijambo riravuze ngo wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza, kandi mu iyigisha ryawe ugaragaze uko uboneye, udapfa guteza waraza, n'ijambo ryawe ribe rizima ritariho umugayo, kugira ngo umuntu uri mu ruhande rw'ababisha amware atabonye ikibi yakuvuga. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Uyu munsi turakomeje kuri iri jambo. Bibiliya itugaragarije amagambo yanditswe mu gitabo cya Tito. Bibiliya ivuga ngo ni urwandiko Paulo yandikiye Tito. Aya ni amagambo Paulo yabwiraga Tito mu myigishirize ye, mu migendere ye ndetse no mu mivugire ye. Yavuze byinshi muri kino gice, ariko ntago turi bubitindeho. Icyo twashatse kugaragaraho cyane cyane kuri uyu munsi ni ukuvuga hejuru y'amagambo meza kandi mazima. Ijambo ryatubwiye ngo wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza. Imana yacu nishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ni ukuri kandi ni ihame. Hari icyo ridusaba mu mibereho yacu ya buri munsi, ni ukwiyerekana muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza. Hari abantu usanga turimo kujogora, tukavuga ngo nziyerekana neza muri uru ruhande, niyerekane neza no kuri iki, niyerekane neza no kuri kino, ariko Bibiliya ntabwo ari cyo yavuze. Bibiliya yavuze ngo wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza. Shaka kuvuga ngo abantu bagutegerejeho kugomba kubabera inyigisho, bakakwigiraho, ukaba icyitegererezo cyiza kandi muri byose, apana muri kimwe. Ariko ijambo ryakomeje riravuga ngo ni icyitegererezo cy'imirimo myiza. Imirimo yawe irasite, imirimo yawe imeze ite, imirimo yawe abantu bayigiraho iki, imirimo yawe yafasha icyo abantu, imirimo yawe yahindurira icyo abantu mu buzima, imirimo yawe yavana umuntu ku ruhe rwego ikamugeza ku rundi rwego. Imirimo yawe ni igiki yafasha abantu muri ubu buzima bwa buri munsi, yaba ari mu buryo bw'umubiri, yaba ari no mu buryo bw'umwuka. Hari imirimo ufite yashobora gufasha abantu, hari imirimo ufite yashobora guhindura ikavana abantu mu mirimo mibi bakoraga, bakakwigana, bakakwigiraho. Ubitekerezeho, numara kubitekerezaho ugenzure cyangwa se ukontorore imirimo yawe urimo gukora. Wibaze ngo iyi mirimo ndimo gukora hari ikintu ishobora kungura abandi bantu bambona, hari ikintu ishobora kumarira undi muntu uwo ari we wese wambona, cyamufasha, yagira ikimumarira. Nusanga ntacyo, Bibiliya iravuze ngo, Paulo yandikira Tito aramubwira ngo wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza, icyitegererezo cy'ibyiza, icyitegererezo ku byo dukora, icyitegererezo ku byo tuvuga. Uyu munsi ahantu uri bunyure, uyu munsi ahantu uri bugende, ndagira ngo ngusabe ugende nk'icyitegererezo, ukore nk'icyitegererezo, uvuge nk'icyitegererezo. Ikintu icyo ari cyo cyose uyu munsi uze kugikora nk'ushaka kuba icyitegererezo cyiza, ndetse no ku mirimo yose ukora garagare nk'icyitegererezo cyiza. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ageze hepfo aravuga ngo kandi mu iyigisha ryawe ugaragaze ko uboneye, udapfa guteza waraza. Haleluya. Mu iyigisha ryawe ugaragaze ko uboneye, utunganye, udapfa guteza waraza. Hari abantu bari kubaho mu buzima bwo kuvugavuga
kandi amagambo atagira ikintu yungura abandi. Twahamagariwe iki? Twahamagariwe kugira ngo tubere abandi icyitegererezo. Bibiliya ari ikivuga, Petero aravuze ngo twebwe turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Bivuge ngo ahantu Kristo yakagombye kuba ari, uyu munsi ni wowe uri kuhagaragara. Ari muri wowe, agomba kugaragarira mu byo ukora, agomba kugaragarira mu byo uvuga, agomba kugaragarira mu ngendo yawe, agomba kugaragarira mu mikorere yawe. Niyo mpamvu usabwa gukora imirimo myiza, nshuti yanjye. Haleluya. Imirimo myiza ukora, iyo ngiyo niyo ukeneweho kugira ngo ubere abandi isomo, bakwigireho imirimo myiza. Hari abantu bakiri mu isi y'umwijima, hari abantu batari bamenya ukuri k'ubutumwa bwiza bwa Kristo, hari abantu batari bamenya Yesu, ariko bazamumenyeshwa nawe. Harageze kugira ngo ugaragare nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza abantu bakwigireho, ndetse no mu iyigisha ryawe. Sinzi imyigishirize wigisha ni iyihe? No mu iyigisha ryawe ugaragare ko uboneye, udapfa guteza waraza. Bivuge ngo umuntu wese wigisha ataboneye, wigisha adatunganye, wigisha ibidakwiriye, aba arimo guteza waraza. Reka guteza waraza mu iyigisha ryawe, ahubwo ugaragare nk'icyitegererezo cyiza. Imana yacu nishimwe cyane. Umurongo twashatse gutindaho uyu munsi, mbere ya byose, w'icyitegererezo cyiza mu mirimo yawe ukora, ndetse no mu iyigisha ryawe, bigaragare ko uboneye. Hari abantu bariho bigisha ariko bataboneye. Hari abantu bariho bagenda ariko imigendere yabo itaboneye, ngo abandi babigireho ingendo nzima. Hari abantu barimo gukora imirimo ariko itaboneye, itari myiza. Ijambo riravuze ngo ugaragare muri byose kuboneye, kandi no mu iyigisha ryawe bigaragare kuboneye, udateza waraza. Twujuje abantu benshi barimo guteza waraza kuko barimo kwigisha ariko bataboneye. Wabagenzura ugasanga ntibaboneye. Imana ikurinde kuzabura inyungu z'imirimo yawe, kuko imirimo yose ukora utaboneye ntabwo uzayihemberwa. Imirimo yose ukora uteza waraza nta nyungu mu bwami bw'Imana. Ingororano zabyo zijya zirangirira hano mu isi, ariko nabwo mu gihe gitoya. Birakenewe kugira ngo ukore imirimo myiza, ndetse ntibigaragare ko uteza waraza mu bintu byose ukora. Umurongo waho, murongo wa 8 wavuze ngo n'ijambo ryawe ribe rizima, ritariho umugayo. Abantu benshi bujuje amagambo atari mazima. Abantu benshi bari mu magambo atari mazima. Abantu benshi buzuyemo amagambo afite umugayo. Abantu benshi buzuyemo amagambo atari mazima, atari meza, adafite icyo yigisha, adafite icyo yafasha abandi. Amagambo yuzuye umugayo, amagambo atari mazima. Imana ikurinda amagambo atari mazima. Uyahunge, uyazibukire, uvuga amagambo mazima, yigisha abandi, ahesha abandi umugisha, uvuga amagambo mazima. Abantu bakumva akagira icyo abungura muri ubu buzima busanzwe, ndetse no mu buzima buzaza, no mu buzima bw'umwuka, no mu buzima bw'agakiza. Amagambo uvuga agira icyo amarira abantu. Ubuzima bwawe were gutunga amagambo y'umugayo, amagambo yuzuye umugayo adashobora kugira icyo amaze. Amagambo atafasha umwana wawe ejo hazaza, amagambo atafasha umuturanyi wawe, amagambo atafasha mwene so musengana, amagambo atafasha inshuti yawe ngo ayikure mu buretwa, ngo ayikure mu isayo, amagambo atamuhindurira ubuzima, amagambo atamwigisha icyamufasha, amagambo atamuhindurira amateka. Ayo magambo ntacyo amaze, yareke. Ahubwo ushaka amagambo mazima yamufasha kuva mu bubata, yamufata kuva mu isayo, yamukura mu byaha,
byaha, yamukura mu ndavanga zitandukanye. Utunga amagambo mazima. Uyu munsi ugerageza uhindura imivugire yawe, urebe niba uri kuvuga amagambo mazima ashobora kugira icyo amarira uyumvise kandi akamugirira umumaro. Ijambo ryawe naryo ribe rizima, ritariho umugayo, kugira ngo umuntu uri mu ruhande rw'ababisha amware. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Ntabwo Imana yaguhamagariye kubaho gutyo gusa. Ntabwo Imana yaguhamagaye udafite icyo wunguye, ahubwo Imana yaguhamagariye kubera abandi igisubizo mu magambo meza aguturukaho. Amagambo yawe uyu munsi agira icyo arema ku bantu cyiza kizima. Amagambo yawe uyu munsi ntabeho umugayo. Amagambo yawe uyu munsi ntabeho inenge, aba y'umumaro, afite icyo amariye abantu. Amateshwa akube kure, amagambo y'amanjwe akube kure, amagambo yo gutukana no gusebanya akube kure, amagambo y'indavanga adafite ikintu yunguye umuntu muri buhuru uyu munsi ntakugaragaremo mu izina rya Yesu. Ijambo riravuze ngo impamvu ni iyihe? Impamvu ni kugira ngo umuntu uri mu ruhande rw'ababisha amware atabonye ikibi yakuvuga, kubera ko wowe uri intumwa mu cyimbo cya Kristo. Impamvu yo gutunga amagambo meza muri wowe, abantu baragushakamo umuti ubakiza, abantu baragushakamo igisubizo, abantu baragushakamo ibitekerezo byabafasha, byabahindura, kubera ko ijambo ryatubwiye ngo hari abantu bari mu ruhande rw'ababisha. Wowe wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ari muri wowe. Ni wowe nzu y'umwuka wera, ni wowe ako kanwa kawe niko Yesu Kristo akoresha ahesha abantu umugisha. Ariko biratangaje kugakoresha uvuma abandi. Ako kanwa kawe niko Yesu Kristo akoresha ahindura amateka y'abantu, avuga ijambo rikiza, avuga ijambo ribohora, avuga ijambo rivana abantu mu byaha. Ariko biragoye kandi biteye n'agahinda kubona ako kanwa nanone uri kukavugisha amagambo y'amanjwa, avuga ibiteye isoni gusa, byuzuye umugayo, bidafite ikintu byunguye abantu mu nzira y'agakiza no mu nzira ibatwara mu bwami bw'Imana. Bidafite ikintu byunguye ku bantu, yaba ari ukuva mu bwenge bw'ubucakura bw'ubusatani ngo bajye mu bwenge bw'agakiza, ubwenge bw'Imana. Imana yacu ni ikugenderere kandi gushoboze, ikubashishe gukora ibishimwa kandi bitariho umugayo, ndetse no kuvuga amagambo meza uyu munsi afasha abantu, abahesha umugisha, atarabavuma, atarabatuka, atarabasebya, ahubwo amagambo abahesha umugisha, abereka inzira nziza ikwiriye itunganye y'agakiza, iyobora abantu mu by'ubwami bw'Imana. Kuko niki Imana yaguhamagariye. Ako kanwa kawe kaba kanwa k'umumaro kuri benshi uyu munsi. Akanwa kawe kaba kanwa k'umumaro no ku buzima bwawe. Ako kanwa kawe kavemwo amagambo mazima, ijambo ryawe ribe rizima, umugayo upfe mu magambo yose uvuga, amagambo y'amanjwa apfe, ahubwo utunga ijambo rizima rya Kristo. Akanwa kawe kuzuremwo Bibiliya, kuzuremwo ijambo ry'Imana, ijambo rikiza, ijambo ribohora, ijambo ribatura, ijambo ry'ubuzima, ijambo ritanga ubuzima. Apana ijambo ryica, apana ijambo ryangiza, apana ijambo rivuma. Utunga amagambo mazima. Abari mu ruhande rw'ababisha bawe, abo n'abatari bakira Kristo, ntibakubonemo umugayo muvandimwe. Wa mukobwa we ntibakubonemo umugayo, wa musore we ntibakubonemo umugayo, wa mubyeyi we ntibakubonemo umugayo, wa mupapa we ntibakubonemo umugayo. Niba Yesu Kristo ari muri wowe, vuga amagambo mazima ahesha icyubahiro Imana yawe, yubahisha Kristo uri muri wowe, kandi ako kanwa kavemwo amagambo mazima ahesha abandi umugisha, kugira ngo uri mu ruhande rw'ababisha atabona icyo yakugaya, atabona icyo yagutuka giturutse mu magambo wavuze. Urinde ururimi rwawe. Muririmbyi yararirimbye ngo ururimi ngo ni akanyama gato, ariko ngo kameze nk'agashashi k'umuriro, ariko gashobora gutwika ishyamba. Amagambo yawe abe mazima,
abe mazima, abe mazima, abe mazima uyu munsi, ahesha abantu umugisha n'abaguheshe umugisha, ndetse uvuga ijambo rizima rikiza imitima y'abantu, atari yica, atari rivuma, atari iriyikomeretsa, ahubwo ribe ijambo rizima riyikiza, riyibohora, riyibatura. Uyu munsi Uwiteka Imana gushoboze kuvuga amagambo mazima kandi akwiriye abamenye Kristo n'abamwakiriye, kugira ngo ubwami bwa Kristo burusheho kwaguka, n'abatazi ukuri bakumenye, bakumenyeshejwe n'amagambo yaturutse mu kanwa kawe. Ugire umunsi mwiza kandi uba uw'umumaro kuri benshi ku magambo agukomoka mu kanwa kawe. Imana y'amahoro ikugirire neza mu izina rya Yesu, amen.